noneho uwo mutipe bakajya bimubwira ngo yata ariko umugore wawe ugiye gushaka abakobwa b'iki gihe barisobanukiwe aguca inyuma umuhungu akakubwira ati ariko abantu nabo akumva nyine ni amagambo y'abantu ni bya bindi by'abakobwa noneho umutipe kandi mu mutipe babimubwiye nawe nuwagomba kumwambarira umuntu wabimubwiye n'uwagomba kumwambarira wa mutipe wishe ubukwe bw'abandi yambaye isime y'umuhungu nibwo yarakinje wundi nyine winjira ahantu unaniwe ugahita ukuramo imyenda ukibuhura nyine umukobwa niwe wari wambaye isime ahita akinyira isime y'umuhungu umutipe amusangamo yambaye yayo isime nk'umuntu wibereye mu rugo yararimo donc bakubitanye barimo arasohoka mu cyumba yambaye isime ubwo ndi kwibaza uwo mukobwa ukuntu yarebaga none kitangaje uwo mutipe yaravuze ati sha ni wowe uje reka nze nkwereke ntumbwire ko yamubyaje ntabyo nakwemera ndi umukobwa sinabyemera byabaye ngo ko banamubagaye dayeri umukobwa yagombaga kubagwa noneho birangije abaganga baramukurikirana kwa kundi umukobwa nyine baba niba yaragiye muri koma arono sinzi ukuntu byagenze niba yaragiye muri koma sinzi ukuntu byagenze ku buryo umutipe yaraje ni umuganga afite uburenganzira bwo kujya kwegera umurwayi muraho neza inshuti zacu inshuti z'umuryango wacu muri rusange wa 10 TV mumeze mute turabasuje cyane mumeze neza twe turabagaruka ni Vanilla cyangwa se Vanessa na Darlene meze Darlene meze neza nawe meze ute ikinyabupfura gihwego nanjye meze neza ihene nziza bayizirikiye ku yindi ubwo akunyise ihene ndi ihene dale none se asi kuki ntukamwana uko wiboneye nese ko atari ngewe wabishizeho ntabwo ari ngewe ndarengana nta kibazo hasi ko ndi ihene nziza wenda bananjya mu burushete yaziryoshye imana kabisa umeze ute handi mu buzima busanzwe ubuzima burenderera nta ribe ubuzima buraryoshye pe ari agasitari k'umuntu tuziranye mu minsi yashize numvishije n'abantu barafite ubukwe by the way nagombaga no kubambarira bagomba kubambarira uyu munsi muri next week ku gatandatu uri kumva hano ubwo bukwe buba bugeze uwo mukobwa nyine nagomba kumwambarira mu bajene mama ikintu cyabaye ni igikirere habaye iki uziko ngize amatsiko ariko manaje ndugusaka ariko birababaje no kuri k'Imana umutipe uwo mukobwa sinzi ukuntu yarasigaye afitanye aferi n'umu ex wiwe noneho ariko umutipe bakajya bimubwira ntabyumve iyo nkuru ndi kubabwira niyo uwo mukobwa wari ugiye gukora ubukwe uwo mukobwa nagombaga kwambarira nyine yari afite umu ex we bamaze iminsi bakururana yari afite ubukwe afite n'umu ex bari gukururana kandi uwo mutipe bakundana bagiye gukorana ubukwe nabo bari bamaranye igihe kinini nese ubwo yagiye gukora ubukwe n'abantu babiri itatu oya ex ni ex nyine ariko muri iyi minsi y'ubukwe bari bamaze iminsi bakanakururana se ko ari byo numva ntari bakururana noneho umutipe sinzi amakuru y'Ikigali aragenda mw'abantu amakuru umva nubwo waba uri mu mwobo Kigali bajyaga bavuga ngo ni nto nubwo waba uri mu mwobo Ikigali amakuru asigaye yirukanka noneho umutipe babimubwira ariko undi umuhungu nyine hari abahungu baba badakunda kumva amabwire nangize ngo ni umutipe wari ufite umu ex oya umukobwa wari ufite umu ex noneho uwo mutipe bakajya bimubwira ngo yata ariko umugore wawe ugiye gushaka abakobwa b'iki gihe barisobanukiwe aguca inyuma umuhungu akakubwira ati ariko abantu nabo akumva nyine ni amagambo y'abantu ni bya bindi by'abakobwa noneho umutipe kandi mu mutipe babimubwiye nawe nuwagomba kumwambarira umuntu wabimubwiye n'uwagomba kumwambarira wa mutipe wishe ubukwe bw'abandi arangije aramuhamagara aramubwira ngo ngwino uze nkwereke ahantu umugore wawe ari umugore wawe mugiye kubana cyane rwose ahamagara wa mushu ubwo niwe wagombaga kwambarira uwo mugeni agenda amwereka ahantu uwo mukobwa ahantu mbese ari kumuciraho inyuma Imana imbabarire ashobora kuza kwiyumva ariko
nta wundi bumuvuga izina naho muri nta wundi muntu uri bumwumve nta wundi muntu uri bumumenye nuko arangije aramutwara baragenda asanga ahantu muri ghetto y'umutipe amusangamo cyane rwose aragenda no kuhagera noneho kibazo yanamufashe nta n'ikintu kiraba yinjiye yigo nyine muri ghetto y'uwo mu ex we uwo mukobwa nawe nta bwoba agira ariko abakobwa b'iki gihe nta n'ubwoba bagira noneho hari abatipe bazi gufata imyanzuro pe yeza aho direct yes amubwira ngo ibwo nyine yagiye asanga byinjiye muri salo nibwo yarakinje umukobwa ufite ubukwe next week sikumbwira next week agaca inyuma umuntu bagiye kurushingana cyane muri iki cyumweru nibwo bibaye cyane byabaye turi kuwa gatanu byabaye kwa mbere ku cyumweru byabaye ku cyumweru wa munsi nkubwira ngo nirwanye stress nese nk'uwo mukobwa aba yagiye umunsi nakubwiye nirwanye stress niriwe muri staff nyinshi ni uwo munsi nese nk'uwo mukobwa mu by'ukuri aba yagiye noneho ukuntu umutipe yabigenje rero yaragiye nyine asanga umukobwa amaze kwinjira yambaye isume y'umuhungu nibwo yarakinje wundi nyine winjira ahantu unaniwe ugahita ukuramo imyenda ukibuhura nyine umukobwa niwe wari wambaye isume ahita akinyira isume y'umuhungu umutipe amusangamo yambaye ya isume nk'umuntu wibereye mu rugo yararimo donc bakubitanye barimo arasohoka mu cyumba yambaye isume ubwo ndi kwibaza uwo mukobwa ukuntu yarebaga none kitangaje basi iyo banamufata arangije kwikorera ibyo yakoraga noneho yamufashe nta kintu ariko urumva nta kuntu umutipe boyfriend wawe wamubwira ngo nta kintu cyabaye birashoboka se oya ntago bishoboka niba yamufashe afite isume nubwo utabambaye isume wagiye mu nzu y'umu ex wawe oya yagiye mu nzu y'umu ex njye nandi gutekereza wenda ko ari nk'amashyari kwa kundi uzi ko iyo ugiye abantu bagiye gukora ubukwe abantu babagira amashyari hakazamo utuntu ubwo nandi gutekereza kumbwiye ngo isume yamunye yambaye isume aho ngaho nta kindi wakwireguza rwose oya none se bwo yaba atayambaye wasobanurira boyfriend wawe gute ko wagiye mu nzu y'umu ex wawe wabona yaragiye kumwishyuza wenda amufitiye nk'amafaranga oya ariko ari ex abakobwa bivuga ngo ex aba afite ubushobozi bwinshi y'umuhaye umwanya bwo kuba yagusenyera urabizi cyane maze hari n'abazisenya barabanye umu ex akaza akarusenya barabanye ntago wenda kuvuga ngo kwirinda umu ex bibavuze ko wenda ari umuntu mubi cyangwa se wenda mwapfuye ariko bagira limite nk'abantu umu ex agomba kugira limite cyane no kuruta abandi bantu kubera ko we abazi weakness zawe abakuzi neza ariko mana njye mbonye umu ex umukobwa ubwo ndi kwibaza uwo mukobwa nyine abona nk'uwo musheri we umutipe ikintu yakoze abona nk'uwo mutipe aje yambaye isume ari mu nzu y'umu ex ubwo ndi kwibaza ukuntu yarebaga ikibabaje ukuntu iyo nkuru yarangiye umukobwa yahise yikubita hasi agwa igihumure ari kwa muganga yavuyeyo none se yagiye kubikora atazi ibyo agiyemo ntabwo yari yiteguye gufatwa ubwo se n'ubundi umuntu watinyutse akagira umutima wo kujya guca inyuma umuntu bafitanye ubukwe next week yakagombye kugira ihungabana aho ngaho n'ubundi mba numva asanzwe afite umutima w'urubuye ntabwo yakagombye urubuye rurimo hari igihe nyine hari igihe abantu cyangwa se wenda buriya yaragiye kwisezerera umu ex we ariko ibyo bintu uzi ko nabyumvise ngo umuntu ngo iyo ufite ubukwe habura icyumweru ngo uba ugomba kugenda ugasezera aba ex wawe niba ufite ngo 3 cyangwa se niba ufite umwe ukabasezera nyine ukamakinga ashobora ko basezeye iyo nkuru rero ukuntu yaje kurangira ubwo nyine umutipe yabaye akimukubita amaso umukobwa nyine ahita agwiga ihumure cyane ibyo ariko njyewe numva yarabyigirishije ahita agwa igihumure amaze kugwa igihumure ikintu bakoze ex ni wabaye wa mbere mu gutabara koko nese uwo mutipe ntabwo yarwanye na ex we ntabwo bigeze barwana ikintu nakundiye umutipe nyine byahise afata imodoka yamujyana kwa muganga amaze kumujyana kwa muganga ku mugoroba nyine nagiye kumusura buriya niho naniriwe ni umushuti wawe uwo mukobwa umushuti wawe turazi ntabwo muraziranye cyane ariko turaziranye nanjye yakubwira ngo nta nshuti ufite noneho ikintu gitangaje
sha yatinze gukangukanya avuga ko se ubwo narakanguka cyangwa ariko avuga ati oya ntabwo ashobora nakanguka. kuba njye ntekereje ko ashobora kuba yaragize ubwoba nyine bikamurenga ku buryo niyo jyewe ari jyewe niyo naba nta hungabana mfite nafunga amaso mpaka ugiye ntabwo nakongera kukureba nawe rwose yarakomeje Kuki? ariko umutipe ikintu yahise akora yahise ahamagara mama w'umukobwa ubwo n'umu ex we yari ari aho kwa muganga reka yari aho kwa muganga ariko ibona ibimwaro umutipe se ariko byamwishe umutipe ntabwo yamuherekeza kwa Ntabwo yamu- muganga ntabwo. umutipe we uwo nguwo wabafashe kandi ari wamujyanye kwa muganga ni niwe wari ufite imodoka. ni nawe wamujyanye kwa Niwe wahise muganga amujyana kwa muganga nari nzi ko ari uwo mu ex nibura wamujyanye ariko yahise this- amujyana kwa muganga umu ex urumva bafatanyije guterura n'iki bahita bose bagenda ariko disi ni umuntu ni mwiza umuntu mwiza cyane ni imfura amujyana kwa muganga aza kuzanzamuka nyine nko mu masaha y'umugoroba amasaha 12 umutipe ikintu yakoze yarasinziye ndabonye agaruka araza azana na mama w'umukobwa azana na mama w'umukobwa azana na mama w'umukobwa Fight. urumva niwe wagiye nyine kumuhururiza kugira ibiki uwo ngiye mukobwa bamamagaye nko mu masaha 8 Mm. bakigera kwa muganga umukobwa ngerayo. ndamusabiye mama araza basanga yakangutse yicaye atavuga ikintu nahise ubwo se ari nkora nkawe wavuga iki ikintu koko nahise nkoramo akanya karenge njyewe ahubwo ndi uwo Ndavuga mukobwa nareba ukuntu mbacika nkagenda bakambura ntabwo nakomeza kuba aho ndavuga hantu nti, noneho ndangije ndisohokera ndavuga reka mbaho umwanya basigara mu cyumba umutipe ariko amakosa amushinja umutipe nyine ntago na kondisiyo umukobwa yari arimo ntago yagomba kumubwira ibyo amubwira byose aho ngaho ariko nyine yazanye na mama we ahita abwira mama we nyine ko ubukwe buhagaze ubwo se yahita asubira muri koma ahita asubira muri koma ntabwo oya cyakoze yabimubwiriye ahantu heza yari kureka byibura akava kwa muganga ariko yararebaga nyine yari yagarutse ariko yari yagarutse ariko nyine ubona nta gatege ubwo ni nkaho yashatse nyine kugaragaza ukuri kwe imbere y'ababyeyi wenda umukobwa atazigera anashaka ajya kubeshya ibindi n'iki. bintu bitari ariko hari uburyo amakuru bundi yari yitangiye. kubimubwira agategereza n'ubundi akabibwira umuryango we ariko agategereza byibura ubwo akabanza akava nawe kwa ni muganga umuntu rega buriya ariko uzi kuba ufite ubukwe ariko njye ikintu Next nakunze cyo koze week. n'ukuntu yamufasha akamujyana kwa muganga Oh my next God. week ibaze twe twaravuye no kwipima imikenyero cyakoze abakobwa b'iki Shamana gihe yanjye. ntabwo bari serious ariko hari abenshi. abantu bazi gufata imyanzuro ariko Ibaza muri agahita- karagiteri y'umugabo niko bateye ni nayo mpamvu uzasanga yeza kuba ari nk'umukobwa wafashe umutipe byari gushobora kuba bifite amahirwe nka 80% cyangwa 60% yuko ashaka kumubabarira yuko ashobora kumubabarira ariko abahungu nta mbabazi bagira kwe oya abahungu ni abantu b'abagabo nyine oya ni abantu b'abagabo barimo bafata imyanzuro ikwiye mu mwanya uwo nyawo mugore yarakosheje pe yakoze amakosa sinzi impamvu wenda ndi nose gukacinga bashobora kuba feelings bari kumubabarira wenda ari kumubabarira bakabiganiraho bakabiganiraho kandi yamufashe n'ubundi yamubabarira yari noneho umukobwa watangiye kubijyamo gutyo mutaranabana Hari igihe ntabwo yagera mu rugo ngo abireke n'ubundi birakomeza n'ahandi uzajya kubana ashobora kubana nawe akisanga atangiye kubyara abana bataraba umugabo ya DNA akisanga atangiye kubyara abana bataraba urumva rero ikintu nkundira abagabo bahita bafata imyanzuro bikava mu gusa nzira n'ikindi kintu buriya kugira ngo umuntu wagufatiye muri iryo kosa azakwizere Mm, n'ubundi nubwo biragoye, mwagumana hari igihe biragoye. ari we wavunika ariko we nk'umugore ngiye buriya rero amfashe nka gutyo bigenze nka gutyo nyine nta nubwo bishoboka ko umugabo yamuha Simbifuza imbabazi ntibizanambeho ariko bibayeho ko anambabarira ndi nk'uwo mukobwa nyine Mm, ngiye ntabwo nabyemera ntabwo wabyemera wagira n'ubwoba ntabwo ahubwo mfite ubwoba wati uyu muntu ashaka kunkorera iki ko azanigira mu buriri ariko abagabo kabisa iyo karagiteri yabo ndayikunda nyine nta byo kuvuga ngo amahirwe hari ibintu bidahabwa amahirwe ya kabiri buriya se Mm. hari igihe umuntu ashobora kwisubiraho nta kwisubiraho muri icyo ariko kintu ko abahungu nabo ngo bazwiho ibintu byo gusezera aba ex iyo bagiye gukora ubu abahungu byo barabikora kandi niyo abakobwa babafasha ari igihe amubabarira cyane rwose bakabana agakuba ariko mba mubwiza ukuri nanjye tugiye gukora ubukwe ntabwo bamubabarira ntabwo nshobora kubabarira umva nakwemera wakwemera ugaseba ugafata igisebo cy'abantu ukajya bati uzwi n'ibyo bintu bigende kubabarira mu rugo
ngende nzi noneho nge nicara mu mutima wanjye mbizi neza ko ex n'ubundi ahantu ari ntiyapfuye waratanze n'ama aracyahari. invitation abantu biteguye ubukwe mu Nubwo rugo biteguye bwaba buri ubukwe buke buba. famiye yose izi ngo ufite ubukwe Nubwo bwaba buri buke buba Mm. ngiye nka kwibonera gutya n'amaso yanjye wahita ubivamo ntabwo nakubabarira. ukemera abantu bakaguseka abantu banseka se hari uwo tuzahora akumweru ko gusezera ntacyo Akumweru ko- gatwaye. ku mukobwa Oya, noneho sha. bagomba kumubabarira uwo mukobwa nyine wagiye ku ntabwo uzi ko bibaho. ku mukobwa ntabwo asezera umu ex abahungu nibo baba bagomba gusezera aba ex ariko amafuti y'abagabo koko ubwo ari ukumusezera nyine biba birangiye. no gusezera ntabwo ari uguca inyuma umukobwa noneho umu ex wamuhaye amahirwe yo kujya gusezera nubwo mu rugo oya ibyo byo bijya bibaho cyane rwose noneho hari na abatipe buri bucye ubukwe buba cyangwa Akarara ubukwe n'umu buri ex. no kuba ako kanya umukobwa yambaye nk'ikanzu n'umutipe yambaye kositimu akibeta ako ngewe kanya n'umu ex nzi nubwo twaba tubanye neza nta kibazo nyine umu ex w'umugabo wanjye Mm. nubwo nta kibazo twaba dufitanye nubwo yaba ari umwana mwiza ko hari ntabwo aba ex b'abana yakwambarira mu beza. bukwe se nta nubwo cyangwa ukamuha yabuzamo nk'imirimo nta nubwo uzi ko benshi yabuzamo babaha imirimo ex rwose umuha imirimo njyewe ntabwo nawe nzi ubwo nawe nzi mbere ndaza kumuperereza nawe mumenye ubwo naba ntamuzi ariko ngiye muzi ntabwo nshobora gutuma erega nawe nyuma y'uko abantu bashobora gutandukana bakaba ex ntabwo biba bivuze ko mubaye abanzi ntabwo ari ishu yo kuba abanzi ariko hari limite ugomba kugera ku mu ex ku wawe. buryo Surtout ku umuntu ugiye buryo mu gushaka. bukwe bwawe Vane utamuha umurimo ari umuntu ubona ko yahari icyo yagufasha ku buryo utamuha Nakubwiye ngo- muri serivisi nk'imirimo yagufasha Are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 r
ubundi nyine mwaba inshuti isanzwe ariko nta agomba birenze. kugira limite ariko se turajya kuba inshuti nese limite ubundi irimo aho ngaho ntabwo azaza ngo agutwarire umugabo sibyo ni ukuza gusa mugakomeza ubuzima ubuzima burakomeza ariko iyo mutandukanye ntabwo buba buhagaze. erega muramonda sinoga njye nakubwiye ngo no mu bukwe bwanjye uretse no kumuha serivisi cyangwa kumuha indi mirimo no kubutaha mubonye ko yahageze wamwirukana se? nturamwirukana umugabo twabonana ngo marene reka ngusetse hari umukobwa yamugira n'inama y'ukuntu yajya afata umugabo akamubwira ati umugabo wawe rero ndamuzi kandi muzi imbere yawe urumva witonde akunda ibi yanjye njyewe icyatumye dutandukana ni iki ngiki wowe uzakirinde akakugira inama yo kuzabigenza. mucike mu byorere umva ngo bwize ukuri noneho hari umushuti wanjye twiganaga muri university hari nko muri yakoze ubukwe nko muri 2018 2017 gutyo akora ubukwe n'umuntu Nigeria ariko arahita yiyimba akambabarira n'abantu twiganye bashobora kwita ndabimenya n'umuntu Nigeria yari afite umutipe bakundana nyine bakundanaga nyine arangije yibonera kope mu Nigeria ahita acika wawe iki Nigeria cy'ikigabo gikuze aba Nigeria ashaka no kunara abahehesi arangije niba yari yabivuganyeho na wa mutipe ntabwo mbizi uzi ikintu kirenze se uziko wa mutipe ekubwo no mu ex uko yarashatse umugabo wa mu ex uziko ari wamutanze nka musaza we ni izina ry'Imana wa mu ex niba mbeshye maramwijije ako disa abantu barakundana really no kuri njye ndumva bakundana nyine nose niba erega umu ex wawe ntabwo bagomba kuba umwanzi wawe abo bantu barakundana ku rwego yumva ko niba batandukanye ntabwo ikintu cyaje kuba impamvu ibyo bintu byose buriya hari ibintu ubona ukareba nta kintu bitwaye ukabona nta kintu bitwaye ariko mu by'ukuri iyo utabyirinze bikaza kuzanira ingaruka nyuma utazabasha no kubasha kumanaginga. Numbwira ko yamuhemukiye reka da noneho wa mutipe bwo nyine nari namwambariye nari nyine umukobwa namwambariye nyine ebana noneho n'ubukwe bwararangiye turagenda turasohoka tujya kubyina tujya
ibintu byose nyine harashya ex akamufata akaboko nka musaza we cyane niwe wamutanze nka musaza umugabo we. atabizi baraze umugabo rwose arazana amuhereza akamvelope kwa kundi batanga amafaranga. Noneho ikintu cyaje kurenga nge abantu buri man abantu meze gute barisobanukiwe umuco wa Nigeria ukuntu uteye pe. Ariko ndi kwibaza nk'abanyarwanda je pense ko abantu bari baziranye ko biri kose n'umugore ashobora ko atari yizeye umugabo bagiye gushaka nawe nda yaramukurikira amafaranga cyangwa se iki I don't know. None ikintu kirenze nuko uwo mukobwa ubukwe bwararangiye turataha baravuga ngo turatuherekeza umukobwa n'umugabo kuri appartement abantu bamwambariye tubaherekeza kuri appartement babagamo. Tuze kuri appartement tuvuga ngo nyine tugende tujye like after party. Wa mujama se wa mugabo cya kigabo bashakanye cyatangiye gutereta abandi bakobwa muri abo ngabo twambaranye. Nukuvuga ngo wa mukobwa ex yamugize musaza we none na wa mugabo nawe atangiye gutereta abakobwa kimwe manu nungiye yaranzengereje yarakwatatse ninjye yahereyeho yaranzengereje kuko dusohoka muri after party umugore yarasigaye ntago umugore twajyanye yarasigaye asigara kuri noze kuri appartement yarananiwe nyine ariryamira. Turagenda mana we aranzengereje kubugezaho ahantu sinigeze mamara n'iminota 5 nahise maguruka. Uwo uzi wasanga uwo mukobwa n'umugore atazamenya ko navugisha wasanga uwo mugore azi character z'aba Nigeria kuko aba Nigeria ubu ngubu nibaza ko abantu benshi bamaze kubimenya ni abantu rwose bibinyoma uzikoza akagushaka afite nk'urundi nkingo nk'ebyiri. Iki kintu cyamubayeho reka bazagende bagere Nigeria. Ako no kubera iki n'umuco wabo. Reka bazagende bagere Nigeria kuba yanze ko babana hano. Bageze Nigeria umukobwa arakubitika. Yaragiye asanga wa mugabo afite abagore. Yamusanze muri Nigeria. Nyuma y'amezi 5 yarongeye aragaruka ashaka undi mugore hano mu Rwanda. Uri kumva none wa mugore nawe akayagenda bakabana ara Nigeria yazana mu Rwanda akibonera na wa mutipe. Umukobwa birangira nyine avuyeyo wa mu excess byarangiye uwo mu Nigeria ubwo abana babyaye barabo mu ex baro mu Nigeria barabyaranye nyine yagaruka mu Rwanda uwo mukobwa akabana na wa mu ex we. Yaremeye akomeza kubana n'uwo ubundi abenshi bahita banatandukana kuko birumvikana ko uwo mu ex we kugira ngo amwambarire mu bukwe byanga bikunda hari bishobora kuba bari babiziranyeho kavuga ati wegenda icyo kigabo kiba gifite amafaranga none bwari ubukwe bwa Nigeria wa ndi bamena amafaranga aba Nigeria ariko nicyo kintu cyabo no mu bukwe bwabo benshi. Reka rero tuzata ubwo bukwe bwari busekeje batangiye kumena amafaranga dore abakecuru bambaye bakenye dore ngo baratoraguye nagiye ko namona abakecuru bahagurutse mu ntebe baragiye batoragura amafaranga ndavuga n'abanyarwanda turakennye ariko nta muntu wabegejeyo mu bukwe bw'uwo mukobwa abakecuru baturutse mu mutara baturutse hose imikenya barayifata baraza batora amafaranga bamena ku mugeni abakecuru bakaza bagatora amafaranga. Ariko nanjye hari ubukwe nigeze gutabwa nabonye nibwo bukwe bwandenze nabonye n'ubwa mbere nanjye nari mbonye muri ubwo buryo nyine umugeni bamusukaho amafaranga nk'imvura ariko nta muntu wabaga wemerewe kuhagera. Marene niwe wari ushinzwe kuyatoragura akaza kuza kuyaha umugeni. N'aba Nigeria? N'umu Nigeria nawe. Same story. Byageze aho ngaho n'ubundi urana iyo bari guta amafaranga hari n'ukuntu abanyanyagira kubera umuyaga agenda mu ntuze. Ari nkawe se muri ubwo buko nta kintu wigeze. Cyangwa uri kure iruhande ntago nshobora kuyafata. Yari amadolari yari amanyarwanda. Amadolari. Ibadmena amadolari. Amadolari abari nka5 nk'idolari 5 10 rimwe gutyo. Aho kubera iki abantu sibyo bazi gukora ibyo twebwe abagore dukunda. Kuki babara bahehese. Niko bigenda. Kubera iki abagabo beza abandi bahamye kuki nyine batagiriwe character. Umusore romantique. Umusore romantique. Habahashye. Ndamutinya. Umva ndamutinya pe. Kenshi umusore romantique. Wa undi uzi gukora ibyo umukobwa yifuza pe. Uzi gutreating umukobwa mu buryo bwifuza. Kenshi abo batipu usanga arabahehese. Nyine nkibaza kubera iki why you guys? Kubera iki? Ni nka kwa kundi ibiryo byiza
biba birura ari nabyo bifite intungamubiri noneho Yego turyoshye sha. ariko se no kuba Imana yaremye ibyo bintu muri ubwo uturyoshye nk'akaraha ugasanga ni Ugasanga. akaguteza ibibazo uriye byinshi no mu batipe nkibaza rero iyo karagiteri kuki abatipe baba bafite bya bindi byuzuye tuba dushaka nk'abagore urebe ukavuga ati wawu uri romantike uzi kwita ku mugore pe wajya kusanga ugasanga aguca inyuma erega ubukungu bwarahagaze ubu ndi gutekereza bwa bukwe bwahagaze nkumva bantesheje ubu umwanya next week nyine wari kuzaba Ii, ukenyeye cyane none rwose. umukobwa ntarava no kwa muganga ako iyo yaza kwica ubwo bukwe namaze kwigira muri salo ngiye gusokoresha ngo shari kumbona ariko sha abakobwa b'iki gihe nta bwoba bakigira ubundi mbere abakobwa twagiraga n'ubwoba hari story nigeze kumva y'umutipe w'umuganga yakundanye n'umukobwa iyo abantu benshi bashobora kuba banayizi numbwiye ko naba ari inshuti zawe Yabo nahita ntago mbazi, numirwa narabumvishe gusa ntago mbazi ntago tuziranye noneho uwo mutipe akora igishoboka cyose ni umuganga ni umuganga wa wundi man yakoze ibishoboka byose yita ku mukobwa mu gihe bakundanaga subiza ko bibaho amwishyurira amashuri agurira inzu ababyeyi be kandi urabona umutipe w'umunyarwanda ugera ku rwego rwo kujya kugurira inzu umubyeyi wawe aba afite nyine aba si ukuvuga ko afite amafaranga menshi ariko nyine aba aguha agaciro cyane aba ameze nk'umuntu uri kwirerera umuntu umugore ashaka gushaka amwishyura kaminuza ararangiza umukorera buri kimwe cyose umukobwa nta kazi yagiraga umukobwa birangira yanze uwo mutipe ashakana n'undi muhungu ko bikunda kugenda sinzi impamvu sinzi nk'iyo nkuru bumbwiye ubwa mbere mba nyumvise mu matwi yanjye mpita nibuka nk'undi muntu byabayeho nyine ibintu kubera iki iyo umuntu agiriye undi neza atiturwa indi neza noneho ikintu cyabayeho rero umukobwa ashaka undi mutipe umva atanga invitation umutipe agiye kubona invitation imugeze ari umukobwa uyimuhaye nta n'isoni afite arayohereza sinzi mbere wayimuhaye ariko nzi ko yamugezeho nyine abona ko agiye gukora ubukwe abaye atari we ari undi muntu nta kibazo ariko abaye ariwe noneho wamweje invitation haba harimo noneho mva mubwira ikintu cyabaye kurengera aragiye yiba abanye n'uwo mugabo rwose barabanye baratuje baratunganiwe aratwita agera igihe cyo kujya kwibaruka wa mukobwa ubwo yari yarangije kubana na wa mugabo nyine byaragenze neza baragiye mu gihe agiye kubyara bajya ku bitaro agiye kwa muganga asanga wa mutipe wa mutipe ni wamubonye aje kubyara ku bitaro yakoragaho numbwiye ko ari we wamubyaje ikintu cyabaye uwo mutipe yaravuze ati sha ni wowe uje reka nze nkwereke numbwire ko yamubyaje ntabyo nakwemera ndi umukobwa sinabyemera byabaye ngo ko banamubagaye dayeri umukobwa yagombaga kubagwa noneho birangije abaganga baramukurikirana kwa kundi umukobwa nyine baba niba yari yaragiye muri koma arono sinzi ukuntu byagenze niba yari yaragiye muri koma sinzi ukuntu byagenze ku buryo umutipe yaraje ni umuganga afite uburenganzira bwo kujya kwegera umurwayi amukubita igishinge kimujyana muri koma ya burundu yabikoze ku bushake umutipe yabikoze ku bushake aho nawe n'umwicanyi yabikoze ku bushake amutera igishinge amushyira muri koma bidasobanutse ya burundu ahita afata utuntu twe twose aratoroka aragenda ibitaro ntibishobora kumubona polisi ntishobora kumubona umukobwa yaragiye aba muri koma aragenda aburira ku buriri umwana arakura agera mu myaka 10 n'ingahe arakura ubu ngubu sinzi niba umugore yarapfuye ntabwo mbizi ariko uwo mutipe nawe ibintu yakoze ntabwo yagombaga kwitwara nibyo ndi kukubwira rero hari akantu ukora uri kuvuga ati wenda ntukiteho cyane ariko kakaba kazakugirira ingaruka nyuma zikomeye cyane ibaze nk'uwo mugore ntabwo azi umwana we umwana arakuze ageraho umwana ari uzajya uza kugemurira nyina bibaho ko umuntu aguma muri koma icyo gihe cyose bikageraho umwana akura iyo story nayimenye amaze imyaka 12 muri koma
ntaba ari bupfe, ntaba ari bubeho, ntaba ari burebe, ntaba ari bugire gute, agaburirwa na sonde gusa. uwo muntu yamukoreye ubugome nta nubwo ntabwo ngo rero kuri iyi si hariho abantu b'abagome, bisaba kwirinda guhemuka. Wa muntu basi ariko umuntu azagukorera ubugome utahemutse, ariko hari ukuntu uhemukira umuntu akagiraho akakwishyura ni kwihangana revenge. kwe byanga, akumva yakwica wavaho ugapfa. cyane rwose. ariko uwo mugabo uwo musore nawe ni umugome, ntabwo yari akwiriye n'ubundi uwo mugore ko amubera umugore. Gute se? Ntabwo Nase yari umugore urumva abikwiye. aramukoreye ibintu byiza, nubwo atamukoreye ibintu byiza ariko n'ubundi uwo musore ntabwo yari akwiriye uwo mugore, nawe n'ubundi ni umugome nubwo aba akoze icyo kintu, ariko nawe aba agaragaje ko ari hari umugome. igihe buriya rero buri muntu wese agira icyumba cye mu mutima we abandi bantu baba batazi, kigaragaza nawe nyine we ashobora nyawe. ntabwo ari we nyawe. Buri muntu wese agira ahantu ashobora kurakara atagira ku buryo wica umuntu Vane. buri muntu wese. Reka nkubaze Darley, sibyo? Oyanjye sinyakunda gutanga ingero ku bana bacu, ingero zitari nziza nyine, ariko tuvuge nk'umuntu runaka, umuntu tutazi, nta hari n'urugero. Erega hari ibintu biba nk'umuntu araje akwiciye umwana, amwishyura urupfu rw'agashinyaguro. Sasa tujye twumva ngo yishe umuntu, ngo yishe umwana, ngo aramuteka, ngo aramugaburira. Uwo muntu umumenye wamukorera iki? urumva uwo nguwo yishe yamenye amaraso, hari umuntu bigeze bitandukanye n'ibyo ngibyo Vane. umuntu kuba gusa wenda aguhombeje amafaranga, umuntu arongera agashaka andi, sibyo? kuba gusa umuntu aguhombeje akava mu buzima bwawe ni byiza, ahubwo jye mbona uwo mugabo yego umugore donc ntabwo yakoze ibintu nyine bibi cyane, ariko n'umugabo nawe ntabwo ari umuntu mwiza, nawe ni umugome. Nubwo umugore bari kubana ariko nawe ikiri mu mutima, njye mbona ko icyo ari nk'ikintu cy'ubugome. Nakubwiye ngo buri wese hari umuntu wigeze, hari umukobwa wabaga i Nyamirambo yigeze kwica umwana w'i Nyamirambo, aramutera icyuma mu ijosi. Umwana we yibyariye umukozi yica umwana. Amaze kumwica baramufata, yaratorotse ariko nyine bagera baramufata. Iyo story ntabwo ugeze kuyumva, bamujyana muri stade, yewe abantu bari bamwishe. Iyo story ndayizi. Buriya n'uzabona banafasha umuntu wakoze icyaha bakamufunga, kenshi hari igihe baba bamukijije ba bantu ba nyiri gukorerwa icyaha, kugira ngo nawe atazateza ibindi bibazo, nawe adateza ibindi bibazo. Ni ukuvuga ngo rero impamvu na leta nayo ibona ko icyo kintu ari uko kigomba kugenda, ni uko izi ko umuntu ari umuntu, kandi umuntu wese agira ahantu deep. Buriya nawe hari ahantu mu mujinya wawe utaragera. Oya njyewe sibyo, hari ahantu njyewe ndabyemera, ibyo bintu ndabyemera Vane. njye ndabyemera iyo hageze nyine kuba umuntu yakwicira akabuza ubuzima, akambura ubuzima umwana we cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, icyo ni ikintu cy'indengakamere. Ariko kamwe mu gutandukana n'abantu ngo nuko ari abasheri mugatandukana, hari ahantu bitakagombye kurenga. Wowe wumva bidafite agaciro kuri wowe, si ukuvuga ngo ntago bifite agaciro, ariko hari ubugome ufite, aho gaciro bifite kuri wowe ntago ariko bifite kuri uwo muntu wakoze ibyo bintu. Hari igihe umuntu mana aba yarababaye kugeza ku rwego we nose ntago urabona umuntu banza akiyahura, ntawe urabibona nose ko aba yiyambuye ubuzima, ari ubwo abwiyambuye, none umva kubwambura undi muntu byamusaba iki? Ntago mubizi se? Ndabizi no ko hari abantu bagira imitima yoroshye. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu nawe uba warageze kure cyane, warakoze ibishoboka byose kugira ngo uzakomeze ubane nawe. Noneho iyo mubabaje ibana hari igihe bigira ahantu we bitewe wenda nuko yagufataga, bitewe nuko yafataga ibyo bintu, si byiza ibyo yakoze pe, ni bibi cyane. Ariko hari igihe ugerageza kwihangana ko umuntu bikageraho nyine yumva birangiye, ukagira deep muri we hahandi ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose atatekerejeho. Yego ndabyemera sibyo, n'uwo mutipe wakoze ibyo bintu ashobora kuba wenda nawe amafaranga yarayabonaga, wenda bimuvunnye, ari nk'umuntu wiviye nk'ahantu mu ntara, ubuzima mbese yarabugezeho bimugoye cyane, akagira ibyo yima kugira ngo agushimishe. Yego ndabyemera, ariko sha nukuri ubu se twagira inama abantu byabaho gutyo ugira sibyo, uwo mutima bibaho, ubwo mujinya ubaho. Ikintu nagira oya nta nubwo wagira abantu inama gutyo, kuko na leta yagufunga ukoze ibyo bintu. Nawe impamvu yatorotse, nawe impamvu yatorotse ni ukubera ko yarazi ko ibintu yakoze yabihanirwa, yabifungirwa, niyo mpamvu yatorotse akagenda. Ni ukuvuga ngo rero
n'ubundi ahubwo kwiga gukontorora umujinya wawe cyangwa se uburakari ufite, kwihangana niyo nsinzi ya mbere. Ibyo bintu byose bikubayeho tureke no kwambura undi muntu ubuzima, nawe kugeraho ku rwego ushaka kwiyambura ubuzima ni amakosa, kuko byanga bikunda ibintu bibayeho biba bizagera bikarangira. N'ubundi umwana nk'uwo muntu we byari byaranarangiye rwose. Iyo umuntu ageze kuri etape yo kujya kubyarana n'umuntu barabanye barakoze ubukwe, uhita ubona ko umuntu utakimufite rwose, you better ko uyu move on, ushobora no kubona undi umurenze. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kikubayeho, cyaba umuntu uguhemukiye ku rwego rungana gute, ni byiza ko wiga kwihangana. Gerageza kwa kwihangana kwawe ugerageze. Ariko ikindi nanone, abakobwa, abagore, abagabo n'abasore, guhemuka ni bibi. Guhemuka ni bibi, ariko n'abahemukirwa jyewe utanyambuye ubuzima nshima ko nibura wavuye donc wanyigaragarije ako gato mbonye, nkavuga ati Imana ishimwe ko uyu muntu avuye mu buzima, muri ubu buzima bwanjye, kuko nibura hari icyo adahutaje. Ariko ni wowe Darlene, ndi muzima ni jyewe, sibyo? Bon, icyo kintu kiba cyiza mu ruhande rwanjye, sibyo? Nkumva nanagisangiza n'abandi. Kubera iki? Hari akabaraga, hari izindi mbaraga usigarana, yego, sibyo? Niba nanifite gahunda wenda yo kujya kwiyahura, nibura hari uburyo mvuga okay, amafaranga cyangwa se wenda uburyo nakundaga uwo muntu, kuko feelings niko turemye. Amarangamutima nuko umutima wawe wakira ikintu niko turemye. Ni nkuko nawe twashwana bikankomeretsa cyane, bikagira aho bingeza, sibyo? Reaction nagira igatandukana niyo wowe wagira. Ariko hari reaction ushobora kugira nkaba nakwigiraho mu mujinya wanjye uburyo ndakara, nkaba ndi n'umuntu urakara nabi cyane, cyangwa afata nk'ikirahuri kuko gusa dushwanye, nkahita nkikubita nko hasi ugasanga hari umuntu gikomerekeje, sibyo? Bivuze ngo nshobora nko kukwigiraho wowe uburyo urakara, situation yawe uburyo uyijera, nanjye nkagerageza kubyigana bikazaza. Noneho umuntu uzi ko arakara akumva nyine, hari n'umuntu urakara agakubita ku gikuta, yego cyane, ukabona ko akomeza arakavuga ngo barakaye nk'abazungu sha. Abazungu barakara nabi pe, hari umujinya umuntu agira, ngiye nkumva ngize n'ubwoba, nkumva ngize ubwoba. Ariko abantu, iyo umuntu avuye mu buzima bwawe, cyane cyane nko kuri iyo kote, uwo mutipe yarabonye ko umukobwa nubwo wenda byamuvunnye cyane, akabona ko amuhemukiye, yagombaga kumva yuko hari nk'ikintu gikomeye, donc arinzwe, akijije ubuzima bwe kuba uwo muntu, kuko ntiyari akwiriye ubuzima bw'uwo muntu. Erega ibintu byose bibaho kuri iyi si biba Imana ibibizi. Erega Imana ibatureba ibintu byose. Hari n'igihe Imana izana uwo muntu mu buzima bwawe kugira ngo akubere ikiraro, cyangwa se kugira agire isomo akwigisha, ariko akaba atari umuntu wawe muzabana. Ariko wowe kubera ko dukunda kwirwanirira, ugashaka gukomeza gufightinga no guforsa ibintu wenda bizanakugiraho ingaruka nyuma. Nk'uwo mutipe hari ngiye rwose, uwo mukobwa hari igihe umukobwa aba yaraje mu buzima bwe kugira ngo nawe uwo mutipe wenda abone uko akorera umugisha, ndari n'Imana izabimuhembera, uri kumva? Ariko akaba atari umuntu w'ubuzima bwe, akaba atari soulmate wiwe, mbese akamubera umugisha we, akamubera ishuri. Noneho gusa ibyo bintu byaba birimo Imana. Yego. Yes, ibintu byose bibamo Imana. Ariko ndi kwibaza byaba ari umugisha kuba uwo mutipe yarishyuriye, tuvuge nk'uwo mukobwa nk'ayo mashuri, ni umugisha kuri uwo muhungu, nk'uwo n'umugisha kuri uwo muhungu. Ariko noneho wenda uwo mukobwa nawe, uwo mukobwa we biba ari umuvumo, ntabwo biba bishyira umugisha. Harya ashobora ko atari umuvumo, ahubwo nawe ari nk'ikiraro cyashoboka kumugeza kuri uwo mutipe bazabana. None wa mukobwa wa mutipe bagashaka gukomeza kwensista, kandi wenda iyo baza kubana n'urugero, wenda uwo mukobwa ari kuzamukorera ibintu bibi cyane. Oya, ahubwo ntago byaba ari umugisha, ku buryo Imana yavuga ati uzamwishyurire bikubera umugisha wowe. Ahubwo nibaza ko ntabwo bagombaga kubana, Imana yabonye ko badakwiriye kubana, hashobora kuvukamo ikindi kibazo, donc umukobwa irinda uwo muhungu ko yabana n'uwo mukobwa. Niko mbyumva, ndi kuvuga nuko byari binshanze kubisobanura, ariko ni nk'iyo sanse ndi kubivugamo.
nuvuga ngo uwo mutipe hari ikintu Imana ubundi yari kuba yamurinze ariko we yashatse kwirwanirira birangira wenda wasanga nawe ahantu ari wasanga ahantu ari nta nuze wenda nawe byaranze kazi byaranze n'iki kubera nyine gushaka kwirwanirira tu gusa izo stories zikunda kubaho cyane ku batipe pe hari n'indi story ijya kumera gutyo umutipe nyine yishyuriye nawe umukobwa amwishyurira muri ubwo buryo aramwishyurira arangije kumwishyura nyine bigenda nk'ibyo ngibyo ariko bo ntabwo byageze aho ngaho nk'abo ngabo warumbwiye abakobwa bahemukira abasore muri ubwo buryo. Guys mureke twige kubana neza noneho reka nkwibutse reka nako nkubwire ikindi kintu mise nibuka aho ngaho hari indi story numvise ariko n'umuntu nyine wayimbwiyeyo umumotari nyine yari afite umugore babana mu rugo nta kibazo bafitanye n'umwana umwe noneho hari ukuntu umugabo aba yizera umugore cyane akamubwira donc situation y'amafaranga uko iba ihagaze ibintu byose afiteho nyine uburenganzira bwo kuba yabikoresha nawe uko ashatse bagira amahirwe noneho donc ubuzima bugenda neza umugabo uwo mumotari agurisha ikibanza nyine amaze kugurisha ikibanza afata ya mafaranga miliyoni zingahe ntibuka neza bambwiye agira gute abitsa umugore yanze kujya kuyajyana noneho kuri konti yayamuhaye uwo munsi wenda avuga ati ejo uzajyane kuri konti umugore arayamuha arayararana mu gitondo umugabo yarabyutse abura umugore n'umwana abura umugore n'umwana na n'isaha ngo ntabwo aramubona ariko gusa ikintu gihari umumotari ntabwo byagakwiye kumubabaza cyane uzi impamvu kubera ko aho yagiye byibura yajyanye umwana byibura ayo mafaranga umumotari yaruhiye byibura atunze umwana we yari icyo wenda yakoze ku mwana we ariko ikibazo kiri kuri uwo mugore amafaranga arashira amafaranga nk'ayo noneho arashira noneho amafaranga nk'ayo ashira kubi amafaranga utanaruye ugira ngo hari umuyaga uri kuyahuha ashira kubi noneho ugasanga noneho ahubwo nyuma y'ubwo buzima yifuje gusubirana wa mugabo kandi bitagishobotse kandi umugabo nawe birumvikana yamaze kumunyuzamo ijisho nubwo yamubona ntibasubirana cyakoze ashobora nubwo basubirana bashobora kwemera gufasha umwana ko umwana n'uwe ni uwabo bombi nubwo basubirana ntabwo baba babanye neza ntabwo wabana n'umuntu wakugiye n'umugore ntabwo ashobora kuba muri iyo nzu ari comfortable ariko yakoze icyo kintu nta nubwo njye nayinjiramo hari abagore batagira isoni da akabanza nzarya nicare umugabo andeba ikijisho yaba afite ikindi kintu nawe yishingikirije ariko ndi umugabo najya mpora nicaye ntekereza ko ndi busanga umugore yagiye najya mpora nta niteguye nkataha niteguye nkatisha uyu munsi nimba musanga ndashima Imana biba biteye ubwoba ariko urukundo rero rurasetse urukundo uzi ko rujya ku muntu udashobotse buri ushobora gusanga rwose amubonye akamubabarira akaba abizi ko umugore adashobotse ariko akemera gukomeza bakabana kubera ko amukunda bibaho cyane abantu bakamenagurana ariko bagakomezanya ndagira ngo mbibutse abantu batarakora subscribe dukomeze kubana mu buzima bwa buri munsi dukomeze kudusapotinga natwe dukomeze kubaha inyunganizi ibiganiro dushimisha imitima yanyu bakomeze kuduha urukundo natwe tubaho urukundo exactly thank you ese ko bigusekeje nagushotse muri ubu buzima pe ciao ciao wagiye uba umukobwa nubureba biba binakubereye wabaye kaboyi ukuntu bigenza ntabwo nabishobora kandi mbona bikubereye ahubwo byaje bimaze kuza turabashimiye abantu bacu bizu mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda wadukuye omaye aruko nabimenye se undi mu gihano aruko yabimenye ongera ukore ako yabimenye byaje ntureba
hari ukuntu